Kristo n'umukozi w'Imana batandukanira. Nicyo kibazo nanjye nagize nyine watangiye kare uvuga ngo nabo ngo babe mu bakozi b'Imana. Ni nacyo cyatuye bitubera nk'urujijo zitadukomeza n'iyi tuyigira deba yo kudebataho. Nyine nanjye ikibazo abo bantu babara abandi urusengero rubamo ibyiciro byinshi, ariko umukozi w'Imana akaba umwe, akaba pastor uhayoboye cyangwa bishop cyangwa apotre n'amatitire ari mu rusengero. Nanjye banyakubaha mudukurikiye ndabinginze muzafashe mwandike muri komite mutubwire abakozi umukozi w'Imana ni muntu ki? Ni umuntu umeze ati dore gereka ngwereke ko nirenganye ngiye kumbyumva rero. Tubanze tuvuge se umukozi ni muntu ki? Umukozi abafite uwakorera, wamwangaje, wamuhaye ibyo mukorera akanamuhemba, uwo ni umukozi wa naka. Naka yabonye afite imirimo myinshi, azana umukozi umwe cyangwa benshi, abaha ibyo bakora, ababwira n'umushahara, barawemeranya, barawuvugana, barawushima, baremeranya. Niyo mpamvu ugiye mbona ahubwo ngiye mbona mu nsengero twarabinyuranije. Abagombaga kwitwa abakozi b'Imana sibo bitwa abakozi b'Imana. Ndabizi ko bashobora reka maze batoya. Hari abakozi b'Imana ari n'abakristo urimo urarwanya iyihe? Nta n'imirwanya turi kuganira. Icyo turwanya se nge nawe nta kintu dukuyemo ikirere aho ngaho. dore icyo dukora abakozi b'Imana hazasigara abandi. ubundi ku bwanjye abantu bose kuko ibintu wakorera Imana ni byinshi cyane, byinshi. Yesu yavuze ngo nuzasomya abe ku gacuma k'amazi. Uwo muntu burya azaba akoreye Imana, azaba ari umukozi w'Imana. Hari urugero Yesu yatanze ku muntu ngo wamanukaga ava i Yerusalemu ajya i Yeriko, ndumva ariko biri ngo mu gico cy'abambuzi baramukubita baramwambura. Yavuze ngo bamusigabuzeho gato ngo apfe, basizaho ruguma kuka kanyuma. Bibiri kavuga ngo hari icyiciro cyahaciye cy'abitwa Balewi, baramureba baranamubona ariko barigendera. Ngo haca n'abatambyi baramureba baramubona ko ari gusamba agiye gupfa, barigendera. Ngo haza guca umusamariya w'umunyembabazi. Ibintu byose uriya musamariya yakoze yari ari gukorera Imana. Bakunzi baziretse TV turafuje mu izina rya Kristo, twifurije amahoro y'Imana, tuje kugwa neza mu mwami. Mbibutse ko ikiganiro cyo ku macana abiri Zaziretse TV hamwe na Shalom TV magazine mu 95 gica nde uri kumuretse wese kumyeganya inshuti yanyu akadasohoka. Imana yo mugisha rero wadukurikirana bari majyepfo majyaruguru Burengerazuba y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali, twambuka n'ivuga tukagera mu mpande enye z'isi cyangwa se ku migabane y'isi, duhera muri Afurika kuno tubarizwamo, tukagera i Burayi, tukajya muri Amerika, tugafata no muri Aziya. Mwese Imana yo mugisha hamwe n'intara ya 5 y'abadiaspora badukurikira umunsi ku wundi. Imana yo mugisha rero twongeye twagarutse n'umukozi w'Imana witwa Ziraziritse ariko kandi ntabwo yiswe n'ababyeyi, yari yiswe n'inshuti ze nk'uko ari inshuti zanyu. Ariko rero tumusabe avuga amazina ye bwite. Warakoze cyane muvandimwe ntirenganya, ndabaramukije namwe inshuti bakunzi bavandimwe ba Ziraziritse TV na Shalom TV 295. Imana ibamugisha mwese mukomere, turabakunda kandi turi kumwe. Nitwa Kwizera Valence. Murakoze cyane, Imana y'umugisha. Ndabizi neza yuko iyo tugiye gutangira tugasenga, ariko mbere yo gusenga reka tubaze Kwizera Valence. Kwizera Valence, Imana ishimwe ko ikuzanye, ariko kandi ndakunda kuvuga ngo kwizera kukugira papa kubyara yarakijijwe cyangwa ntabwo yarakijijwe? Ntabwo yarakijijwe. Kwizera rero banyebye muri kwizera. Ntabwo nabimubajije gusa byaranesheje. Bivuze ngo ariko gusa namenye ko ngo navutse ngo yigira gukomezwa, niko mama yambwiye, ko mama umbyara waracyariho. Nabajije mama, narimubajije mwari mudakijijwe ijambo kwizera mwarikuye ko ngeze iryo zina ryanjye ndarikunda, ariko ngira na kwizera n'ubusanzwe nkunda kubivuga, kandi ngira kwizera kumbeshaho. Mama arambwira ko ngo papa yiganaga n'umuntu bari guhamagara amazina yabo biganaga, mva amagana izina Kwizera ngo imvura ari kunze gusa, ngo ahita avuga ngo uyu mwana uzabyara yaba umuhungu umukobwa nzamwita Kwizera. Nuko Kwizera barinyise, mba ndi Kwizera kandi mfite kwizera, nawe ujye ugira kwizera. Haleluya, amen. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe.
ndababwira ngo ni kubona kwizera ntabwo njya guhisha amenyo y'amazika ubwo mutandeba imbere ya kamera ariko kuyahisha nabo ntabwo bayahisha ndabizi abakunzi bacu ntabwo bahisha amenyo nabo akose mavuta mashari kwizera tubwire tuganirize agapfundikiye gatera amatsiko niki gitumye ugaruka waryamye urarota urerekwa cyangwa se wumvishe muri hajemo kuba waza mu ijambo ukabwira abakunzi bawe cyangwa se waryamye urerekwa naryama narota nakwerekwa byarorera abakunzi banjye ngomba kuganira nabo tugomba kujya bishi tuganiraho ntabwo byabura ko byagenda kose kuba dukurikiye bari muri izo mpande zose twavuze ndibutse ko kwinjira inshuti yanyu kandi n'umuntu ufite ibiganiro binezeza imitima y'abanyarwanda n'abari hanze yarwo watanga kwa subscribe rero tubutse kuri subscribe kugira ngo uko tuzi ibiganiro mujye muhita mubibona cya kabiri gukora share ku nshuti zanyu no ku groupe mubamo kugira ngo mudufashe kwamamaza ivugabutumwa rya Yesu kuko yavuze ngo ubutumwa bwiza n'umara ku isi yose n'ibintu bizahera ko nikaba mbibutse ko nimudufashe umurimo namwe murabarwa mu bakozi b'Imana urakoze cyane nshuti y'Imana tubwire nubwo mvuze ngo waragoma abakozi b'Imana umukozi w'Imana ni muntu tuvuge ko bavuze utaza abari bo rero ubwo niko turabifata ni wowe uvuze ko abantu bari mu bakozi b'Imana dore ze kutangiye kumbaza umukozi w'Imana ni muntu ki abuvuze barabamo nanjye kujya ubimpamagara n'abandi ubwo bivuga ko abakozi b'Imana baba utaza abari reka mbere kukubaza wenda kuko ninjye uri kubaza ngusubize ariko nganira ese usanzwe muvandimwe mbaze n'abandi mwese mudukurikiye muzasubize muri comment ndabinginze uzari iki kiganiro wese kuri iyi ngingo tuganiriye iki kibazo mwene datambaje muzambare muzasubize ku ijambo ryitwa abakozi b'Imana umukozi w'Imana ese ntirenganya Theo wowe kubgawe se ahubwo mbere uko nvuga byinshi umukozi w'Imana wumva ari nk'umuntu meze ati ese kuko Imana yabifite abakozi ikibazo cyabaye umuntu atubaza nawe ukamubaza nabaje umukozi w'Imana ni muntu ngereka ngusubize rero waba wabashije ibyo uzi nka mwarimu waba wabashije ibyo utazi ariko umukozi w'Imana Bibiliya imuvugaho cyane n'abakozi b'Imana ikabavugaho cyane ahubwo je numva twareba nabo turamuvuga ahubwo twibaze ariko turanisubiza ese abo tubona ubu bitwa cyangwa twita abakozi b'Imana mu by'ukuri koko ni abakozi b'Imana icyo nshaka kuvuga ni iki mukurikire mwebwe abadukurikiye kuri channel Ziraziritse TV na Shalom TV reka nifashishe umurongo ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu bwaritswe na Yohana ibice 10 umurongo wa 11 ubutumwa bwiza bwa Yesu bwaritswe na Yohana ibice 10 umurongo wa 11 ni Yesu wavuze ngo nije mwungeri mwiza umwungeri mwiza apfira intama ze numva akantu gakomeye ngiye gusoma ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite kandi n'intama atarize iyo abonye isegarije asiga intama agahunga isegari ikazifata ikazitatanya kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama bandimwe icyo nshaka kuvuga ni iki no mu rusengero iri jambo rigera rikoreshwa rikantera urujijo bakavuga ngo iyo mvuze urusengero simvuze itorero kuko ngira amatorero menshi neje ku mugora ahantu nzajya kuganira ku ijambo ry'Imana kandi muri itorero ariko ayo nagezemo yose baravuga ngo reka twakire abaririmbyi badusuhuze bagahaguruka reka twakire abashyitsi baje uyu munsi bagahaguruka reka twakire abadiyakoni n'amakomite n'ibyiciro yewe n'abacuranzi n'abatekinisiye bakabikora barangiza ngo reka no twakire n'abakozi b'Imana kweli burya mpita nibaza ntese abamaze kwakirwa n'abandi bakorera iki bakorera ndi bavahe iperetema zose murangije abaratura amaturo abarayabara abaririmbyi abakubura mu rusengero abakoropa abarwubaka rwagize ikibazo abazana umucanga abo bose ni abakozi bandi ubwo yavuze ngo twakire none abakozi b'Imana bahita jya ku bapastori nandi matitira magarade yiceje hose kwita abarimu
abashumba nabo kandi bakamuha ibyiciro ngo reka ngo mwarimu kanaka bakavuga bafite undi nawe mukozi Imana utangaje usumba abandi bose. Ibintu ngiye byanduruza umuvandimwe birenganya. Noneho kandi nge ngasanga izo mvugo ntizinahuye na Bibiliya byashambo tumaze gusoma, kuko aha munyumve neza, nta toro ndi buvuga izina, nta n'umuyobozi ndi buvuga izina, ndavuga muri rusange ko Yesu yavuze ngo umukozi ari gukorera ibihembo, umushumba uragirira ibihembo. Ibihembo ni iki? Ibihembo ni ibihembo, ni icyo ufata uhawe n'ibyo ukora. Kera mu myaka yashize myinshi byitwaga agasabuni, ngo reka ngo babaha agasabuni ngo ko kumesa imyenda myiza baze ku murimo w'Imana. Ariko tugiye agasabuni bo ntabwo babeshaga. Aha agasabuni karere kwishyira icyaha ko barabishaka ku bakozi b'Imana, ikarebere ko ari ukuri. Ngo ni kera usitati iterambere ritaraza byitwa agasabuni, bukeye byitwa ngo iposho ngira ngo ni igiswahili uko biri kose, ariko nta byitwa iposho, byitwa rasiyo. Okay, ese n'uyu munsi biracyari agasabuni? Ko nzaho hahembwa miliyoni 400, nkamenya aho hahembwa 300, hahembwa 300, 800, nibisha biracyari agasabuni. Isabuni sigaye hembe, ariko ku buryo ya miliyoni 400 we yaba ari uruganda rw'abahembwa uruganda rw'amasabuni kiretse hari umuntu ibyo. Noneho ikindi, isabune yacishwa muri banki, isabune yafatirwa avance sur salaire muri banki, isabune umuntu yayibura akarekarama ko yayibuze, isabune umuntu yayibura bayihagaritse hari impamvu abiteye ntaze gukora. Oya, uyu ni umushahara. Isabune yitwa isabune kubera iki? Umuyede ukorera 4 ku munsi akorera umushahara, hari n'abantu bakorera 1000 ku kwezi, ni umushahara, ni salaire, nta nubwo ari solde. Solde ifatwa n'abapolisi n'abasirikare nibafata icyitwa solde, kuko bafite ibintu byinshi bahabwa, bambara imyenda ya leta, ibikoresho bya leta, imodoka za leta, bakabaha ibisigaye, ariko abandi bose bafata umushahara wabo bose. Kandi Yesu yaravuze ngo abungeri bakorera ibihembo ntabwo yabashimye. Niba ntira kwibaza bavandimwe, namwe muzanyumva mufite amatoro mubamo, mwitwa abakozi b'Imana, ariko muhembwa ku kwezi. Ese ntirenga wowe uremera ko umuntu uhembwa ku kwezi ari umukozi w'Imana? umukozi w'Imana nyine. Ubusanzwe umukozi kandeke kukubaza ibibazo wenda, ariko wabetse gato tukiraho ngaho. Twataye tuvuga abantu bahembwaga agasabune, twazamuka tugera kuri rasiyo, none tugeze ku mushahara. Muri abo bantu bose tugaruke iyo twavuze kuntu bakira, navuga ngo abakristo aba n'aba bakagera ku bakozi b'Imana. Tubanza dutinde aha hantu. Ndabizi neza yuko iyo umuntu akijijwe akatera Yesu umwami n'umukiza, ababaye umwizera mushya. Iyo amajije kubatizwa ahinduka umukristo. Ibindi byose biza ari umukristo n'umukozi w'Imana batandukanira. Nicyo kibazo nanjye nagize nyine. Watangiye kare uvuga ngo nabo ngo babe mu bakozi b'Imana. Ni nacyo cyatuye bitubera nk'urujijo, zitadukomeza n'iyi tuyigira deba yo kudebataho. Nyine nanjye ikibazo abo bantu babara abandi, urusengero rubamo ibyiciro byinshi, ariko umukozi w'Imana akaba umwe, akaba pastor uhayoboye cyangwa bishop cyangwa apotre n'amatitire ari mu rusengero. Nanjye banyakubaha mudukurikiye, ndabinginze muzafashe mwandike muri komite mutubwire umukozi w'Imana ni muntu ki? Ni umuntu umeze ati? Dore gereka nkwereke urunire nganye ngiye kumbyumva rero. Tubanze tuvuge sundi umukozi ni muntu ki? Umukozi aba afite uwakorera, wamwangaje, wamuhaye ibyo mukorera akanamuhemba. Uwo ni umukozi wa naka yabonye afite imirimo myinshi, azana umukozi umwe cyangwa benshi, abaha ibyo bakora, ababwira n'umushahara, barawemeranya, barawuvugana, barawushima, baremeranya. Niyo mpamvu ugiye mbona, ahubwo ngiye mbona mu nsengero twarabinyuranije. Abagombaga kwitwa abakozi b'Imana sibo bitwa abakozi b'Imana. Ndabizi ko bashobora reka amaze kuno gatoya. Hari abakozi b'Imana ari n'abakristo, urimo urarwanya iyihe tipe? Nta n'imirwanya, turi kuganira. Icyo turwanya se nge nawe nta kintu dukuyemo ikirere aho ngaho. Dore icyo dukura abakozi b'Imana hazasigara abandi.
ubundi ku bwanjye abantu bose kuko ibintu wakorera Imana ni byinshi cyane, byinshi. Yesu yavuze ngo nuzasomya abe ku gacuma k'amazi. Uwo muntu burya azaba akoreye Imana, azaba ari umukozi w'Imana. Hari urugero Yesu yatanze ku muntu ngo wamanukaga ava i Yerusalemu ajya i Yeriko, ndumva ariko biri, ngo mu gico cy'abambuzi baramukubita baramwambura. Yaravuze ngo bamusigabuzeho gato ngo apfe, basizaho ruguma kuka kanyuma. Bibiri kavuga ngo hari icyiciro cyahaciye cy'abitwa Abalewi, baramureba baranamubona ariko barigendera. Ngo haca n'abatambyi baramureba baramubona ko ari gusamba agiye gupfa barigendera. Ngo haza guca umusamariya w'umunyembabazi. Ibintu byose uriya musamariya yakoze yari ari gukorera Imana, yafatanyije n'Imana uriya muntu abaho. Ndetse njye ku bwanjye nakwereka n'ibyiciro byinshi njye mbona ari abakozi b'Imana, baba bajya mu nsengero baba batajyamo, ariko ndabivuga kakwizera. Abaganga buramuna abaganga ari abakozi b'Imana, kwizera bose gatoya wese tugendane, tube mu baganga, turi mu nsengero, turi mu idini, mu itorero mo hagati. Hari icyo bita umuhamagaro, hari n'icyo bita inshingano. Ibyo bintu urabyemera? Ndabyemera, bibamo. Urakoze cyane rero. Umukozi w'Imana wa wundi wa perezida ko ari umukozi w'Imana ni umuntu wahawe inshingano. Yazihawe nande? Yazihawe n'Imana, zisinywaho n'Imana. Oya, komeza zisinywaho n'Imana. Oya, yazihawe. Oya ntirega, uretse gato, umukozi w'Imana yazihawe n'Imana, zisinywaho n'abahagarariye iryo torero. Oya, abo bahagarariye iryo torero ni nabo bamuhaye inshingano. Ndakwereka Imana ahaye inshingano. Barya abantu twita abakozi Imana mu nsengero, reka mbivuga neza byeruye noneho, bangajwa bashyirwaho n'abayobozi b'iryo torero. Komite y'iryo torero, komite nyobozi cyangwa seya, iba yaragennye imishahara y'abo bantu. Uwo muntu aramutse abonye amafaranga ahembwa atamufashije yabireka. Impamvu yemera kubikora ni uko avuga ati abampemba aranyuze nta kibazo. Sobanura duteye amatwi. Batoranya uwo muntu bagendeye kuki? Nje ntawe nigeze ntoranya, cyakora batoranya ndi ariko ntabwo nzi icyo bagenderaho. Nje ntawe natoranije, icyo uzakibaza rero gucangira, ariko batoranya ntabwo bicangendera batoranya icyo ari cyo cyose kiramaze ngero kumva abantu batoranywa. Ntabwo icyo kiza kumenya si icyo bagendeyeho. Icyo mbona nuko hari abatoranijwe, ariko wowe tutari kwemeranyaho bavuga ngo batoranijwe n'Imana, ngo noneho ngo bahabwa inshingano ngo n'abahagarariye iryo torero. Ahubwo mbwira ko bazihawe n'abahagarariye Imana. Nubwo aho mbwiye ibiri bijya batoranye mu matorero hose, nta nama zigomba bivuga ngo abo yahamagaye, urumva yarabatoranyije. Amen. Abo yatabiye rero gute? Haleluya. Yabasize ubwiza, yagize hari icyubahiro. Uvuga ngo ni bande wowe uvuga ko ari bande? Uretse gato maze gusobanura. Oya, ni abapasi wese yatoranije niba yahamagaye asize ubwiza. Hari umuhamagaro, sibyo? Banza usubize nawe, ni bande yahamagaye? Abavugwaho yahamagaye ni bande? Yahamagaye abizera, barimo njyewe, barimo wowe, bamura mwana Rusi uri hariya, nantuza tutazi. Yarabahamagaye arabatoranya, ibasiga ubwiza. Imana ntabwo pasitetse uri kwihuta. Nijye kibazo cyakumbira cyane mu mbiri bitari. Urihuta. Ngomba kwihuta. Imana irahamagara, iraguhamagara, igasura n'igatoranya. Nunyere ku buryo itoranya ndabyemera. Ikasura n'igatoranya. Yamara gutoranya rero, iyo tuvuze ngo abanyamuhamagaro, hari abantu bahamagarwa bagahabwa impano. Buri muntu wese agahabwa impano nk'umunyamuhamagaro. Muri iyo mihamagaro niho yongera igatoranya. Ese muri aba bantu bafite umuhamagaro, bafite n'impano, hakenewe n'umukozi noneho uhagarariye icyiciro iki n'iki. Uwo muntu rero ni ukuvuga ngo atoranywa nani? Atoranywa n'Imana igendeye ku muhamagaro we. Noneho rero babayobozi rero bashinzwe gushyira mu bikorwa agomba kwambara ikote, akajya yicira ku ruhimbi buri munsi, akagenerwa n'umushahara. Imana itoranya umuntu hanyuma agakurwaho n'abandi bantu ari Imana amushyizeho, agakurwaho n'abandi bantu. Subiza wowe birenganya. Imana itoranya umuntu nk'uko uvuze. Abanyamuhamagaro bo
ndemeranya nayo ko cya gikundi cyose kitaravamo n'abapastori n'abashyirwa imbere barahamagara rero mbona nakoresha ngo ry'umunyamuhamagaro ngo uranga umunyamuhamagaro ngo urafite inshingano rero mbona ntabwo ari ryo naryo bose ni abanyamuhamagaro ahubwo ni naho bigaragarira ko baba bisepaye ngo kanaka ngo ni umunyamuhamagaro ngo ntabwo ahembwa ni umunyamuhamagaro hanyuma uri uhembwa we ngo ni rwose umunyamuhamagaro nyamara bose bakabaye bitwa abanyamuhamagaro kuko bahamagawe n'Imana hanyuma asobanura ukuntu Imana ihamagara umuntu nk'uburyo uvuze ngo yaduhamagaye turi benshi itoranyamo umwe njye muha inshingano hanyuma wa muntu iyo agenze nabi kuki akurwaho n'abantu akurwaho n'abantu nuko aribo bamushyizeho abo yagaragaje ko bamushyizeho uretse gato yagaragaje imbuto zitari nziza abamushyizeho rero kumushyiraho abashinzwe kumushyiraho nyine mwese kuvuga ngo n'Imana amushyizeho oya mwese ubu ibyo ukumbaza ni ibiki navuze ko Imana itanga inshingano izitanga itinye sono noneho abakabishyira mu bikorwa umva itorero ryose ririho cyangwa idini rifite amahame rigenderaho yashyizweho nande n'abantu baritangije baravuga ngo iri torero dushyize cyangwa iri dini ryose ruva rikagera rifite amahame tuzatubigenza gutya tuzagenza uku uhemera kugendera ku murongo wacu tuzakorana nawe ibyo bintu n'abo bantu bicaye amahame y'Imana tuyasanga muri Bibiliya n'umuyobozi wabo wari uhari mukuru muri buri muri andi mavugo yanditswe n'abantu ese uzi ko yanditswe n'andi uraho yambwiza uko se yanditswe n'andi ariko ugiye muri andi mavugo yanditswe n'abantu none se yanditswe n'andi uko ubizi oya twumvikane ese yanditswe n'andi Yesu n'Imana se yanditswe n'abantu ahubwo uvuga ngo bayobowe n'umwuka w'Imana abayoboye ibyo bandika ariko yanditswe n'abantu bakoresha n'uyu munsi Bibiliya yandikwa n'inganda ku isi hari amacapiro ahari manza heruka bambwira ko icapiro rimwe riba muri Brazil rindi muri Korea y'Epfo n'ikindi gihugu numvise nacyo cyapa Bibiliya ni bihugu bikeya nimanza ari nibyo ariko hari icya gatatu ntibutse neza yandikwa n'abantu n'ubundi hanyuma rero ahubwo dore wicyo tutumvikanaho ikigaragara ko abo twita abakozi b'Imana atari abakozi b'Imana nuko igihe kigera ababashyizeho bakanabakuraho nicyo kibigaragaza bavandimwe mu nkuru iki njye icyo ndi kuvuga nuko umuntu amavuta isiga amavuta bakabitubwira hari abavuga bati jyewe nabanje no kubyerekwa abandi batumanuza yaraje abambwira ngo Imana iragutoranije tukabyumva ntabwo tuba twari duharaho ibyo byose tukabyemera ariko ejo hakoma akabazo muri iryo torero babahagarika babandi babishinzwe ntari kwemeranyaho nawe bababwira ngo rero ibyo mwakoraga ku mpamvu izi n'izi ntabwo murakomeza kubikora batubwira ko abakozi b'Imana siko abandi subiza we nirenganya ntabwo batubwira ko abakozi b'Imana twitwaroga tubikomera amashyi bahura imbere yacu bati Imana yaduhamagaye kuki babakuraho bakajya mu nkiko kurega babakuye kuki batarega Imana kuki babakuraho bakajya kureka ibintu byarambabaje biranja mbona pastori n'amakosime hari n'abo urwego rwize gutesha inama bari mu nama ngo bari gukora inama ahantu ngo bajye kurega itorero rye bavuyemo ko ryabahagaritse ngo aya ngo baraturenganya ngo abana bacu baziga gute ngo twishyuraga inzu ngo byari by'ubukozi bw'Imana byose barabisiba bagaragaza ibibazo byabo birimo matiku niko banyakubaha bakozi babo mukorera mwagiye kurekana ngo abana banyu barabaho bate ko nge ntahembwa ku kwezi abanje babaho gute ko mutaje ngo dusengane babaho kuko abanje babaho abanje ntibiga abanje ntibishyura ntitubona mu rusengero ko mutaje ngo dusengane mutuze muti niba ari Imana yabakoreshaga koko mwari kubona ko ari nayo yabasubitse bati okay Mana wakoze reka twicare dusenge uzadutunga mu bundi buryo ahubwo mukagira kwizera mwatwigishaga mukagira guhamya mukavuga ati abana bacu baziga tuzabaho n'amadeni tuzayishyura mukaza nje namwe tugasenga tukabaho nanjye ndiho hanyuma niba mwari abakozi b'Imana kuki mutareze Imana mu ruganda mwari abakozi b'amadini yanyu mwari abakozi amatorero n'ikimenyimenyi nibo mwareze muvana ibibazo mu nkiko mugaragaza ko mwari abakozi b'Imana wowe ntirenganye uri kumbwira ibyo ngibyo dusobanura ukuntu pastor ajya kurega itorero mu rukiko kumbwira ngo ni umukozi w'Imana ubisobanure neza batwumva mumve igisobanuro watanze kumbwira ngo ni umukozi w'Imana ngo yaramutoranije ngo muha inshingano ngo mwigiza hejuru yemerewe kwita umukozi wayo ngo abandi sibo bisobanura ukuntu pastor ari gitorero mu rukiko ngaho ngo bamwanya bisobanura
urakoze cyane umpaye umwanya kugira ngo nsobanure ukuntu wibuke ko Yesu yavuze ngo abaragirira ibihembo ubyibuke twabisomye abaragirira ibihembo ariko se wejo bundi watwigishije ku bihe ibihe n'ibigwira umuntu ibihe se bihinda umuntu umukozi w'Imana biba kuri bo ndakubaza iryo jambo ryavuze ko ibihe bivana umukozi w'Imana ko atakiri umukozi w'Imana bikamubwira kujya kurega itorero. Icyo nshaka kubwira rero buriya shanjoma iyo uvuye mu gihe winjiye mu kindi bigusaba kutitoza. Urashatse ko noneho ibihe byo kwa bakozi Imana byavuyeho waba abakozi b'amatoro n'abantu wa muntu yari ariho atunzwe n'umushahara atunzwe na byari bitwaga uretse kubyumva urakoze yari atunzwe n'umushahara wowe uhembwa ngahe ku kwezi ntabwo ubaho n'uri mu cyo itorero icyo nshaka kuvuga yari atunzwe n'umushahara none umushahara urahagaze kandi muri uko guhagarara uri kubyumva neza ntabwo yabashije kujya gute kuba uretse ko ari abasevinga bakagenda mu buryo bwa kirabaye ariko ubundi niba yarazi neza yuko Imana amuhamagaye izamuhemba kugeza apfuye ubyumva neza none abahagarariye Imana kumugiraho ububasha bahagaritse ka gasabune bahagaritse wa mushahara urumva uwo mushahara urahagaze urumva rero kuba yatojwe uhabwa akantu kavuye mu nzu y'Imana kagahagarara icyo gihe byanga byakunda agomba guhangayikira iki babana be bazabaho bate ko yabigishe ko atunzwe n'ibyo mu nzu y'Imana. Aha hantu rero kuvuga ngo ni igihe kigenda kibagora niba binjiyemo batamenye ariko uramonda sinoga bibigiye bibiki icyo ntemera gusa niba koko ku isi hariho abakozi b'Imana abo bakozi b'Imana bahembwa nayo nanjye ndi muri bo nta mushara w'itorero ngira kandi sindekarama ko ntawe yisimbabaye sinicuza uko Imana impemba biranyuze kandi umvira ijambo Paul yanditse mu Baroma mvuko myanditse Paul yanditse Baroma ibice 4 ku murongo wa 4 aravuga ngo ariko rero murongo wa 4 nyamara ukorera ibihembo bye ntibimuhanira no guherwa ubuntu ahubwo abyita ubwishyu wumvise wowe n'ubwishyu barishyuza n'amafaranga atinze kugera ku makonti yabo bakareba amatariki bamenyere ntajyo batangira gutelefona bajya kubaza ngo byagenze bite ngewe narababaye mbonye abakozi ababishop tukabumva mu nkiko ngo itorero ryandenganije ngo kuki bamagaritse untirenganye wambwira ngo baturanwa n'Imana ariko bajya kurega warozi ko bahembwa muyo binjije sinshaka kumenya aho ava ibyo birabarega icyo nashaka kwiba no huwa none rero dore ikintu amafaranga araje afashe urabaze uroheje utegereje ko wohereje n'abakohereza urahebye nta kibazo ahangayika kandi wohereje aho nta kibazo mafite urumva nabyo ngese byose namaze waje bataho icyo gusa nshaka banyakubahwa ro muri muzanyumva kuri yicana muzagere ngo ndabarwanyiriza atoro navuze bishop navuze ariko mu rusengero mujye muvuga ko abantu barimo bose ari abakozi b'Imana kandi bose mujye mubita abanyamuhamagaro bose barahamagawe abari mu rusengero bose barahamagawe abahembwa n'abadahembwa barahamagawe ariko munyemerera iki ahubwo mureke mwebwe umuntu uzi ko ahembwa nitujya kumwakira kankoresha amazina yanjye tujye tuvuga ngo tugiye kwakira Kwizera Valence Ziraziritse akaba ari umukozi w'itorero uyobora aha hantu yitwa gutya mujye muvuga gutyo ntabwo ari umukozi w'Imana ni umukozi w'itorero niba itorero ryanyu ryitwa ariko mubaze gatoya abaye umukozi w'Imana akwa n'umukozi w'itorero bitwaye ntabwo byashoboka uhembwa wese ni umukozi w'umuhemba iki kintu ntabwo wakimvanamo umuntu wese ku isi ufata umushahara ku kwezi ni umukozi w'umugenero uwo mushahara ubu hano mu gihugu cyacu hari ibintu namwe bikatwa ku mushahara ariko umushahara w'Imana ntawo ukataho kandi uhembwa n'Imana wawo ukatwa binyira mbibira yiramye bite umushahara w'Imana ntawo ukataho cye sociali ntawo ukataho imisoro ntawo ukataho icyacumi wamenye ihemba ite ishobora kumpemba ivukaho umuceri kugiye kugihemba ukatwaho uzakora akavuga ko umuceri
azajya avuga ati banza ugasorera kaba kasoze nyine kuwa kaguze aho sava imisoro ni ngombwa umusoro w'igihugu ni ngombwa aho uzi ko ni telefone ugenda nabo bazajya bayigusoresha imva ngo bazajya n'ubundi n'ubirasora yiguze wese ko ari impamvu nyine dusabwa ko twajya dufata ziriya nyemezabwishyu za IBM kugira ngo umusoro uboneke nyine ibyo nibyo n'uguze dodo bizagira wajya habwa IBM ibyo nta kibazo igihugu cyose kirasoresha kuva isi yaho imisoro yabagaho ibyo nta kibazo bifite ikibazo niwe wabitavuze ngo bose mu bakozi b'Imana abakozi b'Imana ndemera ko bahari ariko nabahe twakabaye tuvuga ngo twakiriye Pastor Kwizera Valens akaba ari umukozi w'itorero Mountain Church niba simbizwa ni ijambo mfashe hafi ahangaha akaba ari umukozi w'itorero ryacu rya Mountain Church ryamushinze kuyobora ahantu hitwa Nyarutarama niko inyito yakagenze naho kuvuga ngo umukozi w'Imana bamwima umushahara akajya kurega bamurwanya kumuhagarika akajya kurega bavuga ngo habazi nibi turabagaritse akajya mu rukiko akajya kuvuga kandi akagenda arira ngo baranyishe ngo ngiye ngo baranandenganije kuba tugiye kuri umukozi w'Imana urenganijwe nande wakwiheranye n'Imana ukabwira Imana rero hahantu wanshyize kana karahahuye hahantu wanshyize dorari kundenganya Imana ikakubura niba muri abakozi b'Imana ni muregera Imana ni mubwira Imana kandi muhembwe n'Imana kandi 300 400 500 nibishaka na 30 nashaka 40 uri umukozi w'uguhemba ntabwo wabimvana cyo twavuga ukorera Imana egare ukorera abantu icyo wakora cyose buriya utakoreye umuntu nta nubwo wakorera n'Imana icyo uvuze ndacyemera nisanga umurwayi nkamufasha mu burwayi bwe sindaba nkoreye Imana biravuga ngo uhaye umukene abagurije Imana sibyo nunda somya ku mazi gusa bankoreye Imana hari ikibazo se bivuga se ko ndi buhembwe bisobanuye ko ndi buhembwe uyu muntu uhora kubura akopa akora amasuku mu bwiherero si umukozi w'Imana aho ganga twakwabuza tuvuga ngo reka abantu bose bitwa abakozi ariko ntibahembwe ariko ntibahembwe bari mushahara ntabwo ndwaye ariko nimpemba mu itorero bazanyita umukozi w'Imana bazanyita umukozi w'itorero ariko ntirenga umukozi w'Imana ahembwa miliyoni enye koko 2 3 miliyoni 4 wisamiri ubura umukozi w'Imana gute ntabwo bishoboka biterwa n'umutwaro yikoreye uya wikoreye twese twikoreye imitwaro y'itorero imitwaro y'urukundo yo gufasha ababaye yo kwitangira abantu yo kwabwiriza ubutumwa bwiza yo gutuma ababoshywe babohorwa n'uwo mutwaro dufite twese niwo twikoreye ahubwo binyurana bite ngo uhembwe njyewe ntahembwa kandi misoro yashari zimwe ndetse akagiye usanga njye udahembwa ari nanjye uvunika kukurusha uzi imvune z'abaririmbyi wowe uzi amanywa nijoro bakora uzi amafaranga basonza imvura ibanyagira ntibahembwe ahubwo undi akaba ari we oya ntabwo ari byo reka dusoze n'iki kiganiro bakozi b'Imana rero kasoze mbasomera irindi jambo rimwe ndacyari ku bakozi b'Imana rwose abakozi b'Imana nubaha nemera ariko ni bande nabakora badahembwa badafite indi mishahara nibo bemerewe nje ku bwanjye nibo bakwitwa abakozi b'Imana hari umurongo nshaka kubasomera mwiza nkunda Imana ifashe mubone vuba rwose abakozi b'Imana rero warwaniye umushahara wawurekaramye ko yawubuze wavuze ko bamurenganya wavuze ko batinze kumuhemba ntago nge numva ibyo bintu ntago nabyumva kabisa rwose we yakambasomere ijambo mu rwandiko rwa 2 Paulo n'iki abakorinto turita tunasenga mu bice 6 ku murongo wa 4 havuga ngo ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo twihangana cyane mu makuba mu mibabaro mu byago n'ibindi bikomeje ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo twihangana niba guhagarika ku murimo wakoraga wihangane ntujye mu rukiko ntujye kurekarama niba kugira ngo imishahara yabuze nta igihari wihangane mu byago mu mibabaro twiha agaciro ku kintu cyose no kujya kurega itoro mu rukiko ntabwo ari ukwihesha agaciro no kujya mu bindi binyanga n'ibiki ntabwo ari byo umukozi wese ni umukozi wo wakorera bakozi Imana mukomere bakozi b'itorero namwe mukomere abakozi b'itorero niba uri umukozi uhembwa uri umukozi w'uguhemba reka dusengere umuntu w'iki kiganiro ariko nyine kumuzaza ku materi cyane ryari jambo rivuga ngo mbese abakozi b'Imana koko mu isi babaho ese bayikorera iki ese bayikorera ese bayikorera bate ese bahembwa nani twabisobanuye byose ku buryo buhagije abahembwa bafata umushahara ku kwezi n'abakozi bo bahemba
Imana iguhe umugisha urakoze reka dusenge komenti ziremewe kandi bizasobanuka tugendeye ku baza kuri icyo kiganiro kubera ko nibo zaruca tuzamenya ngo abakozi b'Imana abangaba abakozi b'ibihembo n'abangaba ariko kandi njye numva mu gitekerezo cyanjye abantu bose baba abakozi b'Imana ariko kandi mu byitso ahubwo mubaze ikibazo cy'amatsiko ikibazo cy'amatsiko abo umukozi w'Imana agomba kuba ahagaze te cyangwa se tubona Mose Imana yamutoranyije ayobora Abisiraheli ariko igihe cyarageze kubera imanza za buri munsi bakaniba kuruhuka ngo agirwa inama yo guhamagara abandi 70 ngo nawe agahabwa ku mwuka wari umurimo noneho nabo bakamufasha umurimo ariko kandi bahabwa inshingano ngo umwe akayobora 100 undi gutyo noneho ngo imanza zizamuka ikibazo wagira kuvuga ngo kuki pasiteri yakwishinga cyangwa agahagarikwa cyangwa agaje umushahara akajya mu nkiko ahubwo twakagombye kuvuga ngo ni gute itorero ryajya rirangiza ibibazo byaryo n'abantu baryo batagiye hanze mu wabanje kuvuga ariko ngo umukozi w'Imana ngo yahagarara gute ngo yamera gute nicyo wabanje mbere ni nabyo nasoje nsoma ngo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana umukozi w'Imana wese agihesha agaciro kandi ku kintu cyose iyo avuze ni ku kintu cyose jya wihesha agaciro umukozi w'Imana ugabura ibyayo hanyuma iby'amatoro uvuga ngo yajya arangiza ibyayo ibyo natoro nyine nuko itoro ryiza rije ryirinda imanza n'amatiku n'ibindi naryo ntirizajye rituma ritera abantu inkunga yo kujya matiku no kuhindura inyeshyamba mu buryo bw'amatoro n'ibindi nyine hari ababatesha agaciro hari babyatumye atesha agaciro hari byo batumvikanyeho wumva abapfi nibi abapfi bitamenya n'abapfa n'ibitakibaho n'ababihimba nuko batesha agaciro nk'abakozi b'Imana nibesha agaciro nk'abakozi b'Imana nta ntambara zizaboneka nta manza nta matiku bizagenda neza nushaka kumvugisha wenda kuri debate tuvuze cyangwa n'ibindi uvuga uti hari warengereye hari wavuze ibitari byo cyangwa ushyikiye gusa umpamagare kuri 07 88 22 20 14 iyo nimero kuri WhatsApp wananyandikira 07 88 22 20 14 dusenge Mana data twese uri mu ijuru urakoze kubanye natwe kandi uzakomeza kubana natwe tuzi ko nibyo tubona nk'ibibazo byose uhereye igisubizo kuko igisubizo cya byose icyo twizeye kandi tudashidikanya nuko dufite ubugingo buhoraho uhabwa icyo kubw'ibyo gudufashe turinde kwishushanya n'abiki gihe uduhe guhinduka rwose tugize imitima mishya kugira ngo tumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose humugishaye macano yombi Zirazirite TV na Shalom TV mwamu tugire neza aba macano sho kwaguka no kugeza ibikwiriye kuba ushaka kubigeraho kandi abumvise ikiganiro ubafashe bahumugisha mw'izina rye uhire kwifuza kwabo kandi sengeye umuntu ufite ikibazo muri akawuteze ugutwi akaba yizeranye nanjye ko hari cyo wakora kuri cyo icyo ari cyo cyose kiba uburwayi kiba ubukene kiba ubushomeri kiba intambara kiba kaga kiba ibyago kiba urwango kiba igisebo mw'izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zimutabare urakoze kuri kwibahisha byose mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Imana y'umugisha ciao kandi neza yuko uzagaruka rwose iby'umwuka w'Imana amen murakoze cyane